nje kubabwira ibikurikira. Imana yarambwiye ngo ibabajwe n'abahanuzi bubakiye ngo abantu bitwaje ko ari Imana ivuze kandi itavuze. Muri make byakwica byatuma usubira inyuma ngo iyo uhageze ngo uhura na Satani, ndota umuntu ari kunkuramo impeta, ndwana nawe ngize umugisha mbona ntago ayikuyemo. Umuntu akaza akavuga ngo wowe Eliya, Imana yambwiye ngo uzashake dative, bitewe nuko wowe Eliya uwo muhanuzi muziranye, yego, cyangwa se ushobora kumuha 5,000 ngo ugura agasukari, cyangwa se ushobora kumugurira ipantaro cyangwa igitenge. Nkunda dative akabwira uwo muhanuzi ngo nkunda Eliya, mba numva ari we musore nifuza, mba ari umusore shaka. Noneho kubera ubushuti bafite nuko tuntu akakubwira ngo Imana yambwiye ngo wowe Eliya, dative niwe mugabo, niwe mugore wawe, kandi nutamushaka uzacika amaguru, Imana izaguca amaguru. Reka mbwira abantu bitwa abahanuzi bubatse ingozi bavuga babeshya ko ari Imana, bagende basabe. Umufasha wanjye ararwara, mbona biranze, ndavuza biranga. Noneho bw'iyo mpeta narose umuntu ankuramo impeta yari yararwaye n'ubundi, ariko navuza nkabona biranze. Njya gusenga. Uri abantu bafite ibikomere byinshi cyane muri iyi minsi. Ziko ari umudamu wari urwaye umuhanuzi, ejo buno umudamu akambwira ati umuhanuzi arambwiye ngo kugira ngo nkiri indwara, ngo we ngo ukiri ubwo burwayi uzashaka umugabo utari uwawe, ngo ngafate ikamubwe mu Kinyarwanda, ngafate ngo igitsina kiwe ngagishyire mu cyawe, ngo nibwo uzakira. Akaba ngo ni Imana ibivuze. Nta nawe ni itorero bafunze ry'abagare ya mico bya Nyabugogo. Ati uwo muntu naramukunze, nawe dusa n'abakundana, ariko mbamona ari kubigendamo gakeya, mbamona bitari kuza neza. Arambwira ati none ngiye kuguha nimero yawe yiwe, uze kumuhamagara uduhuze, umubwire ngo Imana irambwiye ngo umuntu w'inzobe umeze gutya na gutya waje aho ngaho, ati Imana irambwiye, umve ngo Imana irambwiye ngo niwe uzashaka. Kanya ubwo byabivuze ngo Satani arashaka kunyiba umufasha wanjye, ariko hamwe no gusenga Imana yo mu ijuru iramurinda. Reka mbabwire, bise nibuka imbaraga z'amasengesho. Hari abantu bajya bigisha ngo amasengesho aratuvuganira, kandi amasengesho atugerera ahantu tutabasha kwigerera. Yes, turasuje mwese muri cyane yitwa Nganiriza TV ndetse n'Iramiro TV. Turavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe muherere ku mpera zise zitandukanye, niba bari mu gitondo, mu gihe gitondo kiza, bahereye ijoro mugire ijoro ryiza. Tufuje impagarike mu n'ubugingo mu izina rya Yesu. Turavuze ngo tarakora subscribe, yikore share, like, comment, usangize n'abandi tujye tubana mu biganiro byacu ko bikurikirana 5 kuri 5. Hanyuma duha ikaze mu majyepfo, majaruguru, mu nyanja bwaryo, mu nasira bwaryo, mu mujyi wa Kigali, intara ya 6 diaspora Rwata Masimbi. Turavuze ngo tubaha ikaze. Hanyuma wowe nyine ubana natwe 5 kuri 5, tuvuze ngo Imana igumugisha. Hanyuma nawe uje uyu munsi agatebe ntugashingura ujye uhora kuri Nganiriza TV ndetse no kwiramira TV. Uyu munsi tugarukanye tutishwe n'ibyaha, kandi tugarutse dufite ibyishimo. Mugane wa murimbya 315. Hanyuma twagira umugisha wo kongera kwakira umwana w'Imana kuri Nganiriza TV n'Iramiro TV. Reka dutangiye tumwakira. Muraho neza? Muraho neza. Umeze ute? Meze neza, ndashimira Imana. Urashima Yesu? Ndashima Yesu akomeje kubana nanjye. Ari umuntu wavuze, ari umuntu aririmbye avuga ngo haracyari habawe mukama, haracyari habawe mukama, haracyari habawe haracyari habawe mukama, haracyari habawe bazima. Haracyari abantu b'Imana bazima. Rero nicyo twabwira abantu ko hakiriho abantu b'Imana bazima. Hanyuma nkawe umwana w'Imana tugira umugisha umunsi wo kukwakira. Umeze ute? Meze neza, ndashimira Imana. Urashimira Imana?
Imana ikomeje kundindana n'umuryango wanjye kuko ibyo Satani aba yifuza hamwe no gusenga ntago abigeraho. Imana igenda itwimana nk'uko mbonye yaririmbye ngo yaratwimanye uwo Yesu. Yego. Ishuri ibihumbi n'ibihumbi. Yego. Ngo kandi si ibanga. Yego. Barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Yego. Haleluya. Amen. Imana ihora ituramira buri munsi. Yego. Niyo mpamvu ushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Iyo uvuze ngo meze ne, hari ukuntu umuntu yicara gutya agahita akurura ibintu, wava ngo ndashima Imana, ugahita ukurura ibintu, ugahita ukurura byinshi. Mu minsi ishize Imana yandindiye umufasha. Ndagira ne mwami Yesu. Ndashimira Imana. Imana ihimbazwe. Ari igihe naryamye. Yego. Ndota umuntu ari kunkuramo impeta. Ndwana nawe. Ngize umugisha mbona ntago ayikuyemo. Ndagira. Izo nzozi rero nta muntu ari kuzisobanuza. Ako kanya ubwo byabivuze ngo Satani arashaka kunyiba umufasha wanjye. Ariko hamwe no gusenga Imana yo mu ijuru iramurinda. Reka mbabwire, bise nibuka imbaraga z'amasengesho. Yego. Hari abantu bajya bigisha ngo amasengesho aratuvuganira, kandi amasengesho atugerera ahantu tutabasha kwigerera. Yego. Ubwo umufasha wanjye yararwaye, ararwara mbona biranze, ndavuza biranga. Noneho ubwo iyo mpeta narose umuntu ankuramo impeta yari yararwaye n'ubundi, ariko navuza nkabona biranze. Njya gusenga. Ndabyuka mu gitondo njya gusengera ahantu hari ama esikariye, ntago wenda mpavuga ariko ubwo hari abahaza. Hari umuntu twajyanye, tugeze mu nzira aho twari buce, kubera akavura kari kaguye dusanga iyo nzira yuzuye amazi. Byasabaga ko dukuramo inkweto, amazi agera mu ivi, hepfo y'ivi. Ubu twari kumwe nyine abona ntago bivamo arabireka. Ako Pawulo yaravuze ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Kweri. Ndaje ndavuga nti rero ngiye kwemera nkuremo inkweto nzinga ipantaro ariko ngiye gusenga. Ndagenda ndasenga ubwo nzarukuzamuka amaesikaye rimwe, ukongera ukamanuka, ukongera ukazamuka, uko ushobojwe ni kuzamuka ukanamanuka. Nazamutse gatatu manuka gatatu, ngeze hasi mpura n'umuhanuzi yuzuye umwuka wera. Erega reka mabwire, nubwo hari abahanuzi babivangavanze, yego, hakaba hari abahanuzi batubura babeshya, hakaba hari abahanuzi batukije izina ry'Imana. Ariko ndagira mbabwire ngo haracyari abahanuzi buzuye umwuka wera w'Imana batavangiye. Yego. Umuhanuzi arambwira ngo mwana wanjye nkurindiye umufasha mukuyeho urupfu. Yego. Kwitane bukazanzozi narose umuntu ankuramo impeta, Imana irambwira ngo nkurindiye umufasha wawe, Imana imukuyeho urupfu. Yego. Ndashimira Imana rero bwo nibirebera, ariko Imana ishimwe ko mudamu wanjye yamukuyeho urupfu. Imana ihimbazwe kweli. Tukaba turi kumwe. Imana ihimbazwe. Amen. Rega buriya Eliya impamvu bashimiye Imana ko yandindiye umufasha. Oya nibyo. Hari ibintu bareka ngo bya karande cyangwa by'imivumo, hari biba bigenda ku muntu. Oya nibyo. None ukaba wumva Satani akayakuganiza ngo ibyo ntago bigukwiriye, ibyo ntago bigukwiriye. Nimugoroba nanyuze ku bantu, harimo abakobwa babiri n'umudamu umwe aruhetse umwana. Arayeje umukobwa aravuga ngo ngo reka ndinde uwiwanjye. Noneho ngo reka ndinde uwiwanjye tuzamukane. No mpita nibuka hari umudirijante umwe yitwaga Alphonsine wakora rimwe, yari afite n'umugabo witwa Alphonse. Byari bimeze neza cyane, baranakundanaga rwose muri make. Noneho yakundaga kumbwira duhuye ngo yewe ngo ntawe iwanjye mumboneye. Ubwo nari nkiri umusore ngo ntawe iwanjye muhuye.
waba duhuye nkayimubwira ariko tudahuye nabyo nkayimubwira. Noneho umunsi umwe ubwo bavugaga Icyangugu, bavuka Icyangugu, nkayavugane se nkumva ukuntu adashaka kumuvuga mu izina, akavuga ngo uwiwanjye, nkajya nibaza ko nkanjye ubu nzashaka umugore anyubahe. No bitewe n'ibintu yaga mbona mu ngo, nkabona ndabitimba byo gushaka, nkumva nta n'ukuntu, mbese ntabwo nabitekerezaga cyane. Ariko nibuka kera nkiri ari iwacu mu ntara, narasenze, umuhanuzi araza arambwira ngo humura nzaguha umufasha. Uzi ijambo yakoresheje, utazagutesha umutwe. Kuko urumva nari narabaye ipfubyi kera afite imyaka 6, nta mama wanteteje, nta papa, nta mushiki wanjye igihe twari kumwe. Ukuntu yaga mbona abasore bafite bashiki babo bakabamesera imyenda, ngo yewe nkabona ntaho mfite, nkibaza Mana amaherezo yabyo. Ariko senze Imana irahambira ngo humura. Haleluya, haleluya. Nawe nibyo bintu, ntabwo iyo mibabaro nareba nibyo mwo abana po nijya gushaka sinze ko byavamo. Ariko umunsi umwe ko nkomeje gusenga maze gukizwa, Imana irahambira ngo humura, nzaguha umugore utazagutesha umutwe. Ndibuka nari ndi muri korari imwe, nkabona abandi basore bari kugenda bakundana, ariko kujya nkumva ntago baraza neza, sigara ndumwe. Bakaya bambwira ati ariko wowe nta muntu ufite mukundana. Umunsi umwe naye ndabona nta kubundi washaka umuntu dukundana. Ndangije ndamushaka, ariko nyamara urumva ni 2014, kandi urumva nakoze ubukwe 2021 mu kwezi kwa ariko hari abahanuzi batavangiye cyane. Nibuka ukuntu Imana yajaga ivuga ibintu mu mizo bya mbere, mu bihe bya mbere, ariko n'ubu baracyariho, wenda sibeshi cyane ko hari abahari. Umuhanuzi araza yitwaga Mama Fideline, arambwira ngo uriya mukundana se umugore wawe, atahubwo umugore wawe ari ku wundi musozi utaranageraho. Urumva nari nyine ahantu bita ubwo nano bita Gisanze mu ntara hepfo. Abanyagisanze bankurikiranye, hari abantu bamaye subscribe bananyandikiye, ndabashuje mu izina rya Yesu. Abanyagisanze rwose bakazi, ndabashuje ubutumwa bw'Imana, bakujyana ubutumwa bw'Imana. Noneho uwo mukobwa twakundanaga harano yacuruzaga, ubwo none nari mbitarutse ngiye, ubwo nyine uwo mukobwa turakundana, ariko nkumva ntago ari nka cyo gihe, muri gihe nkivamo ko ari cyo gihe, ariko nkakomeza nyine bikaba. Umunsi umwe mbona abandi barubatse, barabumbiye amatafari, barubatse, ubu naye mba ndabumbishije amatafari, ariko kuko kitari igihe cy'Imana, mbura ubushobozi bwo kubaka. Amatafari ndayanura nyashyira mu gikari. Yego. Noneho Imana iza kumbwira ngo ngiye kukwimura nkukure kuri uyu musozi, ariko hano nzakujyana niho uzabona umugisha wawe. Ndibaza Imana imbwiye ngo ntago ari umufasha wanjye, ndabona uriya muntu rero giyewe nta ruhare nabigiramo, uzareba ko bigenza. Umunsi mwaza kumpamagara rero kuri telefoni, arambwira ati uzaze hari ikintu ushaka kukubwira. Ngezeyo arambwira ngo urumva yabonye nta gahunda afite kuko gitari igihe cy'Imana. Abe nta gahunda afite, aza kubona ufite gahunda ariko arabimpisha, ariko ku Imana n'ubundi yambwiye ko atari we. Ndagenda arambwira ati rero nabitekerejeho, sanga ngiye kwibera masera. Noneho nanjye kuko nari nzi ibanga ry'Imana yambwiye ngo si we, ntago niyeze mubaza ngo se dupfuye iki bigende gute. Ndabaga ntabwo naye ngiye kwibera padiri. Biba binarangiriye aho ngaho. Haize nk'ikimwe nibwo igihe cyo kuva aho iwacu nzya kudi musozi nyine naha Imana cyari kigeze ndaza. Ubwo urumva 2014 uyu munsi 2025, urumva imyaka irimo kuntu ingana nyinshi kweli, nk'irindwi. Ubwo urumva icyo gihe nakomeje ndi umusore nkorera Imana, aho nimukenye nakoreye Imana. Igihe kigeze rero Imana imufasha, ndashimira Imana ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Umufasha wanjye
navuga ngo yambereye umubyeyi, yambera mushiki wanjye. Niyo mpamvu Satani ubwo yarashatse kumunyaga. Hanyuma urakoze cyane. Beka urugendo we bari birebire, tuba dufite ubuhamya munagenda nyamara uzamubuhamya uzagusaba utambutse ubumya kuri Nganiriza TV n'Iramiro TV. Hanyuma Mbabazi abarashatse koko abarashatse, madama akubera mushiki wawe, akubera mama wanjye, ambera umufasha. Yego, akubera n'umufasha. Ese yakubera bitatu, yakubera ubutatu bwera. Yakubera ubutatu bwera. Hanyuma urakoze Mbabazi cyane, wadukomereza ntacyo bitwaye. Wadukomereza maze nyine kwakira madamu. Urumva yaciye igihe kirekire, shobora ngo twabwira abantu Imana imvugana nabo ko bagomba kwihangana ku Imana ivuga ntabwo ari bayare, kandi nabo byatinda bizasohora. Bace mu myaka 7. Hanyuma Mbabazi ku Iramiro TV no kuri Nganiriza TV turifuza ko wakomeza ukatugezaho deja nuko kwahise twinjiramo, turi kuvuga ngo turi kuba nyine ko twahise twinjiramo turi mu mashini byahise biza. Umuntu kubonye ari ubwa mbere nyine yamenya karinde amazina yose. Mbo amazina yose nitwa Mbabazi Jean Baptiste. Urumva mfite uwo mudamu wanjye n'abana 2 Imana yampaye. Yego, ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu. Abakomeje gukurikira Nganiriza TV n'Iramiro TV, ariko by'umwihariko kuri channel nafunguje yitwa Nganiriza TV. Hamaze icyumweru iminsi nk'itandatu. Ariko nabonye hari abamaye subscribe, Imana ibaha umugisha. Hari abanyandikiye kuri WhatsApp, hari n'abamamagaye, hari n'abakirebye. Abo bose ndabashuhuje, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe, kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibashyireho uburinzi ndetse n'ubudahangarwa. Ibintu byose byashaka kubahangara no kubatesha agaciro, Imana ibyirukane mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Mbabazi, iki wasaba abantu bagomba gukurikirana, bagiye kujya bagukurikirana kuri Nganiriza TV kiruta ibindi byose? Bo nkuko ubushize bwa mbere kubambonye n'abari bizambona, bwa mbere narababwiye ngo iyi channel ntago ari yo gutukaniraho, nta nubwo ari yo kuza guhanganiraho. Mba nikifuzo nuko abantu bayihembukiraho, kandi mbabwira ngo ibizajya birivugirwaho ni ibintu by'ukuri, kuryo n'umuntu yaguhamagara ati bisubiremo ukaba wabisubiramo. Yego. Ubu tuvuga nta turi mu biganiro, ariko nko mu cyumweru gitaha zadushyiraho n'ijambo ry'Imana, dusenga Imana n'ubuhamya. Hari umumama ejo yarambwiye ngo nifuza kuzatanga ubuhamya kuri iyo channel Nganiriza, kuri Nganiriza TV. Anyuriyemo gato numva n'ubuhamya bufatika, kandi abantu bazabuhembukiramo bakabona ko Imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe kinanira Imana, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ibyananiye abana b'abantu Imana yo ijya ibishobora. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi nabwira abantu, ntago iyi channel umuntu ashobora kwibaza ati ese uje mu kazi cyangwa uje mu murimo w'Imana? Ibyo twita akazi nyine, ko mbabwire ngo ntago nabyita akazi, ntago nje mu kazi, ahubwo nje mu murimo w'Imana. Gukorera Imana, umuntu akorera Imana mu mpande zitandukanye. Nabonye maze kugira abasubscribers 106. 109 nibo bagezeho. Ubwo batageze ku 110. Ubu nabonye ari 112. Ubwo bivuze ngo abo ngabo dushobora gufatanya urugendo rwo gukorera Imana, tugasenga Imana, kandi Imana yo mu ijuru ikatugeza kure. Rero ugomba gukorera Imana, nta kambwira abantu ngo ntabwo gukorera Imana bisaba ngo ube ngo ufite amazu menshi. Ugomba gukorera Imana mu gihe utarabyara, gukorera Imana mu gihe ugikodesha, ugomba gukorera Imana mu gihe ugifite ibibazo n'amadeni byose, no gutukwa no kugira gute. Mbese tugomba gukorera Imana, kuko gukorera Imana birimo inyungu nyinshi. Mbo icyo nababwiraga rero ngo ntabwo ari akazi. Iyo byiswe akazi ayuza kubeshya.
ukazana inkuru za wa mupfumu n'abanyengura dutanga rw'amaboko Sarongo ukajya uhimbahimba. Ntago ari akazi ngo umuntu ashobora kwibaza atese buriya biriya bintu agiyemo amafaranga azayakuramo, kuko abantu benshi babonye umuntu agiye kuri YouTube baba ngo agiye gushaka amafaranga, ngo agiye gutubura, ngo agiye gushaka views, ngo niba yahanuraga ngo ntazongera guhanura, ngo ntazongera kwerekwa. Mbese ari ugushaka amafaranga. Bibaye ibyo kwa ducishaho n'ibiganiro bisanzwe byo gusebya tugatukana nk'abantu ujya wumva batukana kandi barigeze gukorera Imana. Ti umurongo w'Imana. Eka mbabwire ibintu umaze kubona, abanyamaze kubona n'ibintu umaze kumva, abantu benshi baba bumva yuko inzira z'Imana yaze gutabazi bw'Imana busigaye kuri YouTube. Reka ntabwo ubutabazi bw'Imana busigaye kuri YouTube. Cyakora icyo nakwemera cyo, YouTube ishobora kuba mu nzira imwe Imana ifite yanyuzamo ubutabazi bw'umuntu. Imana ifite inzira nyinshi zirenga ibihumbi, hari n'abavuga ngo Imana ifite inzira ziruta imyenge ya Supernet. Rero ntabwo mumva ko YouTube ariyo nzira Imana yanyuzamo isubizo kuya abantu bajya guhangana no kubeshya, cyakora yaba mu nzira imwe. Rero mureke dukorera Imana iby'Imana yavuze, kuko ntekereza ko YouTube zitaraza Imana yagirengera abantu bayo, twari tubayeho n'abandi Imana igiye ikora ibintu bitangaza byinshi cyane YouTube zitaraza. Rero mureke dukore umurimo w'Imana, Imana bahereza umugisha. Amen. Hanyuma usoza twekeza ku musozo, no kugira ngo turacyari mu gihe cyo kuganiriza abantu turi kumwe, tubabwira imijyane imigambi yacu, n'icyo dushaka gukora, n'icyo dushaka kugeza abantu n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Twebwe nta kintu na kimwe ikintu kijya gutuma Yesu adabwa icyubahiro ntabwo tugikora. Turashaka ko Yesu ahabwa icyubahiro kubw'uko yabambwe ku musaraba agapfa gamwe akazuka. Rero dutanze ubutumwa butarimo kugira ngo abantu bahembuke baze kuri Kristo Yesu, kwaba turi gusa nk'abikina cyangwa turi gusa nk'aho tubyinira tugusorera mu rucaca cyangwa se tugucurangira abahetse. Ndagira ngo tubwire abantu badukurikiye bakore subscribe, bashangize n'abandi ibiganiro byacu ujya natwe gatanu kuri gatanu mu biganiro byacu nyine uko bikurikirana. Hanyuma mbabazi tuwerekeza ku musozo, ni iki wabwira bavuga ubutumwa araza yabona ngo yashyize ikiganiro cyangwa se yashyizeho ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana ntibaburebe, agahita avuga ati ejo ndaza ejo nanjye nize indi mico yo kuzarambaye ibigunira ngabone ko ubutumwa bwanjye bukaze. Yego ni by'Imana ishobora kubuguha, ariko ari n'abantu biganana, cyangwa se agahita avuga ati ngenda za nisize ifu, ndaza nigeze nk'umusazi kugira ngo bazandebe. Wowe aba bantu wababwira iki? Baza bisiza amafu, bakaza bambaye ibintu bishwanyaguritse, bakaza bisarishije kugira ngo barebe ko ngo bazamuka baharanira kushakisha indonke z'isi. Aba bantu babagiriye inama? Nibyo koko umuntu ashobora kuza kuri kamera yambaye ibigunira, ariko mu by'ukuri akabyambara kuko ari Imana yo mu ijuru yabimubwiye, yabimutumye ikamubwira ngo uzambara ibigunira. Iyo abizi ahamanya n'Imana mu mutima we kari Imana kuko yamubwiye, cyangwa se akisiga ifu ahamanya n'Imana mu mutima we ko Imana yamubwiye ngo uzisiga ifu bitewe n'ubutumwa ashaka gutanga, uzambare igunira bitewe n'ibyo ashaka kukubwira muri iri gunira, binyuze kuri iri gunira wambaye kuko ari Imana. Abo navuga ngo nta kibazo, nibakomeze bumvira Imana, kuko buri Imana ishobora kugutuma bitandukanye n'umuntu yatumye. Ibyo nabyo yabikora pe ari Imana, ariko ndayambabwire mbwire warumbwiye abantu bazo bisarishije kandi atari byo mu mutima bazi ko babeshya, bazi yuko bavuga ibintu bitari byo, bazi ko atari Imana yibabwiye, ngo ahubwo ari ukugira ngo bakurikiranwe barebe. Ndayambabwire ngo ukuboko kw'Imana kurabaze kandi kurabasumeye, kuko Eliya ndayago nkubwire ubu butumwa rekana nanabutangiremo. Ahanini nubwo twabanje biriya byose, ariko nayo ifite message shaka gutanga kandi Imana yambwiye. Ibijyanye n'abo bavuga butumwa, n'abo bahanuzi, n'abo bantu baza nje kubabwira ibikurikira. Imana yarambwiye ngo
ibabajwe n'abahanuzi bubakiye ngo abantu bitwaje ko ari Imana ivuze kandi itavuze. Muri make, mu magambo asobanutse, umuntu akaza akavuga ngo wowe Eliya, Imana yambwiye ngo uzashake dative, bitewe n'uko wowe Eliya uwo muhanuzi muziranye, yego, cyangwa se ushobora kumuha 5,000 ngo ugure agasukari, cyangwa se ushobora kumugurira ipantaro cyangwa igitenge, ariko akakubwira ngo wowe ukamubwira ngo nkunda dative, akabwira uwo muhanuzi ngo nkunda Eliya, mba numva ari we musore nifuza, mba ari umusore shaka. Noneho kubera ubushuti bafite nuko tuntu, akakubwira ngo Imana yambwiye ngo wowe Eliya, dative niwe mugore wawe, kandi nutamushaka uzacika amaguru, Imana izaguca amaguru, uzasara ku musozi. Kubera ubwo bwuba ngo ni Imana ibivuze, bigatuma ushaka dative atari Imana yamukugeneye. Yego ko mwana. Ubwo butumwa Imana hashize igihe bumpaye, uko ndibuka njya kuri Beura, nagiyeyo 2, ntago nabuvuze. Ari ukuntu nyine buriya ntago ari ugupfa kuza kuri channel rega, buriya ubwo umuntu ashaka kukubona akavuga ngo ndibuka njya kuri YouTube bwa mbere, hari abantu bambwiye ngo ninde wakugiriye inama yo kujya kuri YouTube. Ndababwira none se ninde wangiye inama, bundi umwana ku buryo umuntu yanyina ngo njya kuri YouTube. Ase kuko utararengaho, kuko kuri YouTube ni irimbi, kuko nkuko bivango umuntu wese wageze arapfa, byanditswe ko umuntu wese wageze apfa ntawahaza akabahabira muzima. Ngiye ibyo ntago mbyemera ko umuntu yeze kuri YouTube wese apfa, kuko ikintu cya ibintu tugendana nabyo, ibintu tubana nabyo, cyangwa se iby'Imana dukorera nabyo byakubera ikira, byakwica, byatuma usubira inyuma, ngo iyo uhageze ngo uhura na Satani. Niba ngo apfa wari warapfuye, cyangwa se uzari kuzapfa. Gusa icyo nabwira abantu, igihe cyose waba urimo, nimba Imana ishobora kuguha ubutunzi, ishobora kuguha umugisha, ariko watakaza ibihe by'amasengesho, urapfa. Ibi byose wanyura mu bihe byiza, wanyura mu bihe bibi by'ibigeragezo n'intambara, wanyura mu bihe by'umugisha Imana kugire neza, igihe cyose uzatakaza amasengesho. Kandi suremo amasengesho yo kwiriza ubusa, yanga bikunze uzapfa pe. Uzahura na Satani. Buriya kera bayaga batubwira tukiri abana ngo Satani, ngo umenye Satani, ngo Satani aba yambaye ibyenda by'umukara ngo afite n'amahembe, niko bayaga batubwira. Noneho ngo Imana ngo iba yambaye ngo imyenda yera. Yaka ibyo nibyo batubeyaga. Ubundi Satani, ubu ngubu wambera Satani, naye nakubera Satani. Arageza yigize umucyo. Umuririmbyi muririmba na Satani yamunyuramo akakubera igihanda. Umugabo yakubera Satani, umugore yakubera Satani, umwana wabyaye yakubera Satani. Mbese Satani akorera mu bantu. Ntago Satani tuzamubona yambaye ibyenda by'umukara cyangwa se afite amahembe. Ubwo birasaba iki? Birasaba gusenga Imana, ikaguha umwuka wera ubasha kumenya umuntu mugendana, umuntu muririmba, n'umuntu ukuyoboye nawe. Mbese kuko Satani Imana ikorera mu bantu, siko tuyomeranyaho. Buri Imana imara kubwiye ngo nzakwambika, ntago Imana izaza uyibone mu cyumba cyawe ngo Eliya ngakira imyenda. Ubwo Imana izakoresha umuntu. Na Satani rero iyo agiye kugabaho ibitero yiyoberanya mu muntu, rimwe na rimwe akiyambika ishusho y'uko asenga Imana, cyangwa se akizwa musengana, ariko Satani akamunyuramo. Ndambabwire ngo buri muntu wese asenga Imana, amenye icyapfa n'Imana, ntihagire umuntu ureba ku wundi, kandi Imana iduha ubwenge. Buri muntu wese Imana imuha ubwenge. Dukomeje rero muri iki Imana yambwiye, hari ingo nyinshi ziri gusenyuka, zubatswe n'abahanuzi. Umuntu akavuga ngo uyu ni Imana yakugeneye, uyu mugore ni Imana yakugeneye, abizi ko abeshya atari Imana ibimubwiye. Uyu mugabo ni Imana yakugeneye, abizi ko abeshya atari Imana yabimubwiye. Abantu bamara kubana
bakamarana ibibazo biri mu ngo ni byinshi cyane, ariko muri izo ngo zifite ibibazo harimo abahanuzi babeshye ngo uyu nguyu ngo ni umugore wawe, niko Imana abizi neza akabeshya, abantu bagakomeza bakarindagira, kandi Imana arambwiye ngo nzaguha ikimenyetso. Reka mbwire ikimenyetso yampaye, nari naranze no kubivuga pe. Nari ndi gusenga umunsi umwe, umuntu arampamagara, nayaga ntumira kuri rwa rusengero hamwe nayo baraga icyumba cyo kwa gatanu, aramusuhuza, turasuhuzanya, twari tumaze iminsi tutavugana. Noneho arambwira ati bose hari ikintu ushaka kukubwira ariko sinzi kuri bukemera. Ndavuga se ni igiki? Akayaseka ati ntabwo nzi ko cyemera pe. Ndavuga nti wowe mbwira noneho numve uko bimeze, bishobora ko nacyemera cyangwa mbese numbwira numve uko bimeze. Ariko Imana yarambwiye ubwo butumwa, ako mwasebe ni ibiki, irambwe ngo nzakoreka ikimenyetso. Arambwira ngo hari umuntu nakunze usengera mu itorero iri niri, ni itorero bafunze ry'abagare mu bice bya Nyabugogo. Ati uwo muntu naramukunze, nawe dusa n'abakundana, ariko mbamona ari kubigendamo gakeya, mbamona bitari kuza neza. Arambwira ati none ngiye kuguha nimero yawe yiwe, uze kumuhamagara uduhuze, umubwire ngo Imana irambwiye ngo umuntu w'inzobe umeze gutya na gutya waje aho ngaho, ati Imana irambwiye, umve ngo Imana irambwiye ngo niwe uzashaka. Ngo umubwire ngo naje gusenga aho hantu, nkubona uhagaze ku muryango ngo uri umudiyakoni, kandi mu by'ukuri igihe urwo rusengero nari ntaranarujyaho, ariko arambwira ngo nigire nk'umuntu wagiyeyo ngo mbahuze, mubwire ko ari we mugore Imana amugeneye. Ndababwira none se runa, nindamuka nitiye ko ari Imana ibivuze itabivuze, hanyuma mwazabana mukabana nabi. Yego. Aho hantu mu by'ukuri nari ntarajya kuhasengera na rimwe, ariko arambwira ngo nigire nk'umuntu wagiye kuhasengera, ngo kugira ngo mwemeze yuko ngo namubonye. Ndamuhakana, ndabwira ibyo ntago nabikora. Rero reka mbwira abantu bitwa abahanuzi bubatse ingozi babeshya ko ari Imana, bagende basabe imbabazi, kandi ni ukuri bagende buri muntu wese agiye mu rugo yavuze yubatse atari Imana rwose asaba imbabazi. Rero Imana yo mu ijuru irengera abo bahanuzi, irengera abantu babeshya ngo Imana buri abantu bafite ibikomere byinshi cyane muri iyi minsi. Ziko hari umudamu wari urwaye umuhanuzi, ejo buno umudamu akambwira ati umuhanuzi arambwiye ngo kugira ngo nkiri indwara, ngo we ngo ukire ubwo burwayi uzashaka umugabo utari uwawe, ngo ngafate ikamubwiye mu Kinyarwanda, ngafate ngo igitsina cyiwe ngagishyire mu cyawe, ngo nibwo uzakira. Akaba ngo ni Imana ibivuze, nta nawe ngo ni igitekerezo, ngo ni Imana ibivuze. Mbese ngo uzashaka umugabo abandi ngo musambane, ngo nibwo uzakira indwara. Urumva ibibazo rero muri iyi minsi. Imana babarire kandi barengere mu izina rya Yesu. Soza rero ngenda hayo namenye yuko azafite igitenge ku itariki 29 z'ukwa 11, umuntu wabishyiramo imbaraga azaduhuze. Ngenda ashaka yatumye nkizwa, ndifuza gushimira umuntu watumye nkizwa. Umuntu wese abigiramo uruhare ariko ukuntu aduhuza, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane.